kuko bigaragara yuko hari abazaba bakiriho basigaye. Ubu muri ibi bihe turiho dushobora kuba mu bindi bintu tuzaba turiho, ariko Yesu azaza hari abantu bakiriho bakijijwe, azaza hari abantu bakiriho bamutegereje, azaza hari abantu bakiriho bamubonye. Hari n'abazaba bamubonye muri aya masegonda, hari abazaba banamubonye wenda hashize isaha, wenda hari abazaba banamwakiriye hashize amasaha 2. Ariko Bibiliya ikavuga ngo Bibiliya yo ikavuga ngo hazaba hari abantu basigaye. Imana ishimwe. Ndagusuje wowe uduteza amatwi kandi udutega amatwi umunsi ku munsi aho uri hose mu mpande enye z'isi. Imana y'amahoro iguha umugisha. Hatu ni kuri Desire Resort Hotel nziza cyane igendanye n'igihe, aho bafite ibyumba byiza bigezweho, piscine ku bantu bakeneye koga, igikoni, salle de conférence, wifi ku bayikeneye kandi ku buntu, parking ihagije. Icyo tubararikira no kugira ngo mugane Hotel Desire Resort, hotel nziza cyane iherereye mu kabuga ka Nyarutarama ukase iburyo kuri Tigo. Aho niho turi gukorera nka Bright Shine TV, hotel nziza cyane igezweho. Murabona ko nibiganiro byo gukorerwaho nibiganiro byiza cyane. Tubasaba umugisha rero abayobozi ba Hotel Desire Resort uko bakiye isanduko y'isezerano. Imana turavuze ngo Imana ibaho umugisha kandi Imana yivange mu mirimo yabo ya buri munsi. Turi kumwe n'wa musaza mwakunze muramubona kuri kamera, mwakunze ijambo ry'Imana Imana ashyize muri we, twamugaruye kugira ngo yongere abaganirize, kuko muri minsi dukeneye ijambo ry'ukuri. Ijambo ry'ukuri riromora, ijambo ry'ukuri rirafasha, ijambo ry'ukuri rizamura mu ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo mwarimu. Turabikirije. Si ubwa mbere si n'ubwa nyuma muje kuri Bright Shine TV, twagira ngo mutangire musuhuza abaduteza amatwi muri kano kanya munabibwira, kuko bya byose hari abantu bashyashya batarabamenya babaje bwa mbere uyu munsi. Munabibwire kugira ngo bamenye. Inshuti za Bright Shine TV turabashuhuje. Twari tumaze agahe katari kanini tutabonanye, ariko uyu munsi twaje kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Batanzi rero nitwa Munyaragorora, nk'abandi evangeliste muri ADPR mu cyahoze ari paruwasi y'Abatsinda, ubu ni itorero ry'Abatsinda. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Uwo turi kuganira n'uwo nguwo, ariko nubwo atabivuza bamukunda kumuhimba akazina kitwa Gasore. Muri Kristo Yesu ntago dusaza, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Murabibona ko nubwo acyari umusore, nubwo ari muri pasere, acyari umusore cyashoboye kuvuga Imana kandi akayivuga neza. Imana imugisha rero. Hakiganiro twabateguje tuzabaganiza turi kumwe nawe n'undi muntu tuzabahuza nawe, ntago twabyibagiye. Mutavuga ngo twabasazije ibintu turabyibagirwa. Mu minsi mikeya turaje tukibagezeho. Reka dusabe rero umubyeyi turi kumwe hano amushyire mu maboko y'Imana, akomeze avuga iby'umwuka ashyize ku mutima we. Ni karibu. Mwami Yesu, Imana nziza, Imana nyiribihe, neza yawe si ya none irasanzwe. Igihe gishize n'iki turimo n'ikindi kizaza. Mubyeyi wacu agiye kuvuga ijambo ryawe, ntaba ari we, izina ryawe ariryo rigaragara, bari hafi n'abari kure, rigende ryomora imitima kuko riromora. Mwami w'amahoro, Imana nziza, ntaba ari ugaragara, ari wowe ugaragara. Icyo twirukanye n'umubi mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zose z'amahoro zigira icyo zikora, zigire zayo ariko ziritura mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwawe bube bugari kuko uri mwiza. Twizeye ko byumvishije byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Inshuti za Bright Shine TV, nongeye kubaramutsa kandi nongeye kwishimira kongera kugaruka kuganira namwe, cyane ko turi mu bihe bigoye, turi mu bihe biruhije. Abantu barushaho kwibagirwa ijambo ry'Imana, kwibagirwa ibyiringiro, kuko iyo umuntu akijijwe akizera Kristo nk'umukiza we, agira uburyo agomba kumugumaho kugira ngo akomeze gukomera muri we.
akirinda gucika intege, akirinda gucogora, kuko muri ibi bihe abantu benshi bamajije gucogora, bamajije gucika intege. Pawulo yandikira abatesalonike yabandikiye akurikije ko yari amajije kumenya amakuru y'uko amajije kunanirwa. Ari Tesaloniki yabuze ubutumwa, ariko aza kwirukanwa muri Tesaloniki bitewe n'ubu butumwa bwiza arimo avuga, abantu bagahindukira, abantu bagakizwa, abantu bakitandukanya n'ibidakwiriye, bakitandukanya n'ibidashimishije Imana. Ariko abantu bamwe birababoza, bituma bamwirukana aho ngaho muri Tesaloniki. Aragenda asiga ubutumwa bwarangije kwinjira, asiga abantu barangije kwakira agakiza. Ariko ko iminsi igenda ihita indiza, bituma haza abigisha bamwe baje kubibura inyigisho umugaragu w'Imana Pawulo yari yarigishije muri uwo mujyi Tesaloniki. Icyo gihe abajije kuvayo, hari inyigisho yari yarigishije abantu, ababwira yuko Yesu azagaruka kugira ngo bajye mu byiringiro byo kumutegereza no kumushaka. Abumvisha ayo makuru ye, abumvisha ubwo butumwa barahindukira, ariko abatabushaka bamwirukana muri Tesalonike. Mbese bamufata nk'umuntu urimo ateza umutekano muke. Aragenda, ariko kuko atashoboye kongera kuhagaruka, yohereza Timoteyo, umwana we yabyaye mu gakiza. Timoteyo arazageze muri Tesaloniki, asanga hinziyemo inyigisho zica abantu intege, kandi zishaka kuvuga yuko inyigisho Pawulo yigishije yababeshye. Abandi bati n'ikimenyimenyi impamvu yababeshye, kigaragaza ko yababeshye nuko atongeye kugaruka ino, birengagiza yuko bamwirukanye muri Tesaloniki. Imana idufashe. Hanyuma Pawulo yohereje Timoteyo. Timoteyo agarutse iyo yari Kayizariya, amuha amakuru yuko ubutumwa yasize avuze uko bimeze, nawe arimo babubibura. Hanyuma aho ngaho rero abandikira ibaruwa kugira ngo abakomeze, kugira ngo abasubizemo intege, kuko abantu baho barwanya ubutumwa bwiza, bavugaga bati none se ko yababwiye yuko abantu bazajya mu ijuru. Haba ikibazo gikomeye cy'uko abantu bazajya mu ijuru, ariko ngo haza kuba ikibazo cy'uko abantu ngo bagapfa. Noneho ngo haza abantu ngo atise ko yavuze ko abantu bazajya mu ijuru, none abantu barimo bapfa, ibintu bizagenda bite? Ko abantu bari gupfa bizagenda bite? Ubwo hazajya mu ijuru abahe? Abandikira urwandiko ngiye kubasomera kugira ngo dusangire ku ijambo ry'Imana. Abatesaloniki ba mbere mu mbabarire, Abatesaloniki ba mbere ibice 4 umurongo wa 13. Abandikira urwandiko. Titira avuga ngo no kugaruka kwa Kristo no muzuko w'abapfuye. Abandikira uru rwandiko. Arabandikira avuga ngo ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Nuko abantu kubera gutegereza no kunanirwa bati ibyiringiro, abandikira ibaruwa arabavuga ati mbo rero mutamera nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twizeye ko Yesu yapfuye akazuka, twizere yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Imana dufashe. Bakananirwa, abantu bamara igihe bagacobora, abantu bamara igihe bakajya mu bindi bintu bindi, bakirengagiza uwo bizeye. Ijambo ry'Imana rivuga, ijambo ry'Imana
ryo riravuga ngo umva mutamera nk'abantu badafite ibyiringiro. Burya iyo ikintu cyavuzwe kikagenda gitinda, abantu bagenda bata ibyiringiro, abantu bagenda bava mu byizerwa, abantu bagenda bacika intege, abantu bagenda banamuka bakagira intege nke y'uko ibyo bizeye bitinda. Ubu niyo mpamvu abantu benshi bizeye Kristo ariko bakabona arimo atinda. Niyo mpamvu umwanditsi Matayo yandika 25 mu butumwa bwiza bwa Matayo yaravuze ngo bategereje umukwe abakobwa 10 ariko atinze barasinzira, atinze barahunikira. Abantu bamajije guhunikira, abantu bamajije gusinzira. Niyo mpamvu ureba umuntu yarakijijwe ukabona yacitse intege. Niyo mpamvu ubona umuntu yarakijijwe ukabona arananiwe. Niyo mpamvu ubona umuntu akijijwe uzi ko akijijwe ukabona ibintu bitandukanye atagombye gukora. Kubera iki? Kubera yuko ibyiringiro byarangije kuvamo. Ariko umugaragu w'Imana Pawulo andika ngo mutamere nk'ababandi badafite ibyiringiro. Bidusaba iki? Bidusaba kugira ngo tukomeze tugire ibyiringiro byo gutegereza umwami ko azaza. Igisubizo turi bukibone hepfo. Yesu azaza mu gihe abantu badatekereza, azaza mu gihe abantu batazi. Ariko ko iminsi igenda ihita, abantu bagenda bahinduka, bakananirwa, bagacogora, bagata ibyiringiro. 15 ko avuga iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Umva nawe, ubwo hari amakuru yavuze yuko abantu bari gupfa, kandi yabwiye ko bazajya mu ijuru. None abantu bari gupfa, mbese abantu bacu ko bari gupfa, hazajya mu ijuru ayahe? Hazajya mu ijuru abahe? Hazajya mu ijuru bande? Bigaragara yuko inyigisho yigishije bashaka kuzibibura bavuga ko izo nyigisho ze ari ikinyoma. Hanyuma wandikira Rwanda karabandikira ati umva, ntabwo bishoboka ko twabanziriza abasinziriye guhindurwa. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo yagiye ngo abakomeze kandi abasubizemo intege mu bugingo bwabo. None akababwira ati rero icyo niki tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza. Mbese bigaragara yuko kuza kwa Kristo azaza hari abantu bakihari. Imana ishimwe cyane. Azaza hari abantu bakihari. Niyo mpamvu iri jambo ababwira tumva mumenye ko azaza hari abantu bazaba bakiriho. Niyo mpamvu natwe abazaba bakiriho basigaye, natwe abazaba bakiriho ntabwo dushobora na hato kubanziriza abasinziriye. Ashubije cya gisubizo cy'abantu bapfuye bakaba batazajya mu ijuru, ahubwo noneho arashubije ati ntabwo bishoboka ko tubanziriza abasinziriye. Imana ishimwe. Ntabwo tubanziriza abasinziriye. Niko yagira ngo babwire, niko yagira ngo abakomeze. Kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru, arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Natwe abazaba bakiriho basigaye hari abantu. Niyo mpamvu uru rwandiko rwatumye rukomeza abo bantu barakomera, kuko bari barangije kumenya ko bidashoboka yuko abazaba bariho bazabanziriza abasinziriye. Imana ishimwe. Abasinziriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Abashubije ikibazo cyangwa baciye intege yuko abantu babo ubwo barimo gupfa nta bazajya mu ijuru, kuko ariyo nyigisho Pawulo bamwirukana muri Tesaloniki, ariyo nyigisho yari yabigishije. Noneho arababwira tumva rero ntibishoboka ko twe abazaba bakiriho basigaye, kuko ngo hari abantu bazaba bakiriho batavuyeho. Ubu ngubu umuntu abaho agakura
cyangwa se ataranakura akagenda ukabona umuntu aragiye bati kana karagiye yitabye Imana abantu bakagenda gutyo. Ariko ngo bigaragara yuko mu bantu bizera hari abazaba bakiriho, hari abazaba bakiriho basigaye. Bigaragara ko Yesu azaza hari abantu bariho. Imana ishimwe cyane, azaza hari abantu bariho. Iryo jambo riramfasha cyane. Iyo ndisomye numva ngize umunezero, iyo ndisomye numva ngize ibyishimo, nongera kugaruramo imbaraga mu bugingo. Niyo naba naracitse intege, niyo naba naniwe, ariko nongera kugira imbaraga, kuko bigaragara yuko hari abazaba bakiriho basigaye. Ubu muri ibi bihe turiho, dushobora kuba mu bindi bintu tuzaba turiho, ariko Yesu azaza hari abantu bakiriho bakirijwe. Azaza hari abantu bakiriho bamutegereje. Azaza hari abantu bakiriho bamubonye. Hari n'abazaba bamubonye muri aya masegonda. Hari abazaba banamubonye wenda hashize isaha, wenda hari abazaba banamwakiriye hashize amasaha 2. Ariko Bibiliya ikavuga ngo Bibiliya yo ikavuga ngo hazaba hari abantu basigaye. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereye ko ngo abantu basinziriye mu gitaka bazazamuka bumvisha impanda y'Imana ivuze. Bibiliya ivuga ngo impanda y'Imana nivuga, icyo gihe abasinziriye muri Kristo bazazamuka. Imana ishimwe, bazazamuka. Ngo nibazamuka basanga bazaba bakiriho basigaye bahindurwe. Imana ishimwe. Reka nyine ngasubiremo. Icyo gihe impanda y'Imana nivuga, impanda y'Imana nivuga, abasinziye muri Kristo bazazamuka. Ndagira ngo ahantu muhaca akarongo, inshuti za byifashe TV, ndagira ngo ahantu muhaca akarongo. Impanda y'Imana nivuga, niko yabwiye abo bantu, niko yanditse urwandiko, yandikiye abantu bacitse intege, yandikiye abantu batangiye kunanirwa, yandikiye abantu batangiye gusa nabo bashaka kubivamo. Arababwira ngo impanda y'Imana nivuga, abasinziriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Impanda y'Imana nivuga, abasinziriye muri Kristo n'abazaza. Noneho natwe ngo abazaba bariho, abazaba bakiriho basigaye, haleluya, duhindurwe, dusanganire umwami mu bicu. Imana ishimwe cyane, dusanganire umwami mu bicu. Dusanganire umwami mu bicu, gusanganira umwami mu kirere. Niko yababwiye ati muhumure, igihe kizagera tutazi, tutamenya neza, tutazi neza, igihe kizagera. Maze nikigira Yesu agaruke, aze gutwara abamwizeye, aze gutwara abamwiringiye, aze gutwara abamushakanye umwete. Hari abazaba bariho, hari n'abazaba barasinziriye. Abazaba bariho, abazaba barasinziriye. Impanda izavuga ibakure ikuzimu iyo bari, ibakure mu bituro iyo bagiye. Imana idufashe cyane. Nimara kubakurayo, bazasanga hari abandi basigaye bazaba bariho icyo gihe. Hanyuma basanganire umwami mu bicu. Imana ishimwe, bamagiye guhindurwa, basanganire umwami mu bicu. Bazaba bakiriho basigaye, duhere ko tujyananwe nabo, tuzamuye mu bicu gusanganira umwami. Imana ishimwe. Nuko rero tuzabane n'umwami iteka ryose. 18. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Imana dufashe cyane. Aho abantu bari, aho kugira ngo bajye mu biyazo byindi, aho abantu bari, aho kugira ngo bajye mu bindi bitekerezo, aho abantu bari, aho kugira ngo basubire inyuma banamuke bacika intege, bamaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Babandimwe, inshuti za byifashe TV, mumenye ibi bintu, mumenye ibi bintu. Aho muri, aho kugira ngo mujye mu bindi bintu, mumaranishe imibabaro
yani ukubwira n'aya magambo niko Pawulo yandikiye itorero ry'Itesaloniki, arababwira ati rero mwe kwishinga amagambo, mwe kwishinga ibicantege, mwe kwishinga babayobya, ahubwo mumananisha imwe barakubwira n'aya magambo. Umwami azaza avuye mu bicu, azaza aje kudusanganira. Abaririmbyi baravuze, bararimbye ngo umwami azagaruka, azanye n'abamarayika, azanye n'ingabo zo mu ijuru. Abantu bamwiringiye, abantu bamwizeye, abantu bamushakanye umwete bazamusanganira. Imana ishimwe. Umuririmbyi aravuga ngo abo bantu ngo bazaba barimbishijwe neza, bazasanganira umwami mu bicu, bazamureba, bazamubona, bazamwirebera. Umuririmbyi we yaravuze ngo mwami, ngo uko wagiye ni kuzagaruka, kandi nugaruka abakwizeye bose uzabaha umugisha. Imana ishimwe. Bavandimwe mwicika intege, umuntu wakiriye agakiza nagakomeze. Ye gucika intege ngo Yesu ntazaza, ye gucika intege ngo birarangiye, ye gucika intege ngo ibintu nk'ibindi. Abantu bamwe muri ibi bihe, muri iyi minsi, baravuga ngo idini ni idini, abandi bakavuga ngo ni business. Ariko nagira ngo mbabwire umwami azagaruka, kandi nagaruka azagaruka abantu baracitse intege, azagaruka kumushaka bibagore. Ariko uyu munsi wa none nagira ngo nongere mbibutse, nicyo nashatse kugira ngo twibukiranye, umwami azaza. Wivuga ngo ntazaza, ngo nucika intege unanirwe, ngo ubwire abantu ngo Yesu ntazaza, Yesu azaza. Umva ko bivuga, ndetse iravuga yuko n'abasinziriye bamutegereje. Abantu baramutegereje, bamutegereje, bageze ubwo basinzira, barasinzira, bamajije gusinzira, kandi basinzira bamusinziranye, basinzira bari bakimukunze, basinzira bari bakiri mu nzira, basinzira bari bakimutegereje. Nuko bajya mu gitaka. Ariko Bibiliya yo iravuga ngo abo bantu bagiye bamwizeye, bagiye bamwiringiye, ngo impanda y'Imana nivuga. Ba bandi basinziriye bo bazazamuka, bahure n'abazaba bakiriho, bahindurwa basanganira umwami mu bicu. Jambo ryawe riravuga ngo bazabane n'umwami iteka ryose. Imana idufashe, Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeza kudushoboza. Nge nagira ngo gusa twibukiranye mu magambo make, twongere twibukiranye. Va mu byo urimo, va mu byo wagiyemo, we gutekereza ibindi bitekerezo. We waje kwakira agakiza, washatse kuzakira agakiza ngo ukizwe uve mu byaha uzajya mu ijuru. Wihindura amagambo, wihindura andi magambo, kuko waje gushaka agakiza, waje gushaka agakiza kugira ngo uzajye mu ijuru. Ijuru ntiryabuze rero, n'uzari gushyiramo nawe ntiyabuze. Bibi koko birivuga ngo azagaruka guza gutwara abantu. Niyo mpamvu umwanditsi Yohana we yaranditse, aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, kuko mu rugo rwa Data harimo amajuru menshi. Iyo aba adahari mbabwiye ko ngiye kubategura hanyu, ariko nzagaruka mbajyane. Imana dufashe cyane. Bibiliya yatubwiye ngo tumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo, ahubwo dukomeze kwibukiranya kugira ngo umwami naza azasanga tukiri mu nzira. Imana ishimwe cyane, Imana ibaha umugisha. Ndarangije, reka dusenge Imana. Ariko wowe umushaye ayo magambo, ugomba kuba wacitse intege, wamenye ko Yesu atazagaruka, wamenye Yesu ko atazaza. Abantu baguciye intege, Satani yaguciye intege urananirwa, Satani yaguciye intege uracogora. Mbese watekereje yuko atakije, kubera yuko atinda atakije. Ibyo nibyo watekereje, nibyo wagiyemo. Ariko ngiye nkubwire ngo garuka, agaruka umwami yongera kwakire, igaruka Yesu yongera kwakire. Aracyari ku ntebe y'imbabazi. Nubwo wamwibagiwe, nubwo wacitse intege, nubwo wagiye mu bindi bitanejeje Imana, ariko uyu mwanya ari ku ntebe y'imbabazi. Araje ngo yongera kwakire, arashaka kugira ngo yongera kwakire. Garukiraho, garuka mu byo wagiyemo, garuka mu byaguciye intege. Abantu b'Itesaloniki yamajije kumva ayo magambo, byashubije intege mu mitima yabo. Nawe wari wihebye, wari ugowe, wari unaniwe, none ongera ugaruke. Imana ishimwe cyane, ongera ugaruke. Reka mbasengere Imana.
abantu bemeye kugaruka, abantu bemeye guhindukira, muhindure ibitekerezo, murebe Imana, muhindure ibitekerezo, murebe Yesu, murebe ibitekerezo, mwakire agakiza, mwari mumajiye kurekura ugize amahirwe. Aya magambo yumvishe ataraza, ariko rero noneho urayumvishe, ongera uhindukire, ugaruke, wongere ugaruke mu nzira. Imana ibahereza umugisha. Mana ishobora byose, turagushimye, ngushimiye ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ari rizima, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe ni umutsima w'ubugingo, ijambo ryawe Mana, ijambo ryawe ni amazi amara inyota. Ndakwinginze kugira ngo ufashe umuntu wese wumvishe aya magambo uyazirikiye ku nkingi z'imitima y'abayumvishe, kandi Mwami Imana uhagarike imbaraga zose zatuma aya magambo atinjira mu mitima y'ubwoko bwawe, atinjira mu mitima y'abakwiringiye, hanyuma baza gucika intege barananirwa. Ariko ndabasabiye ngo wongere ubabohore, wongere ubabarire, ubabohore ingoyi Satani yababohesheje, ingoyi zabaciye intege bakananirwa. Ubafashe Yesu, wongere ubagirire neza, wongere ubagarure mu nzira, umwuka wera yongere agarukiye muri bo, umucyo wawe wongere ugarukiye muri bo. Urakoze Mana ko kubyumvishe, kandi witeguye kwakira umuntu wese waje gusanga. Ni mu izina ryawe mbisabye Yesu, amen. Ndabashimiye kubw'ijambo ry'Imana tumaze kuganira, kandi mukomeze kuba maso, mushiho gutegereza Satani ntakabaca intege ngo mumwemerere. Inomero zange za telefoni ni 0788 99258, 0788 iza Tigo ni 07307966. Imana ibaho umugisha, kandi mukomeze gukomerera mu Mwami, ntihakagire ikibaca intege. Bidatinze Yesu azaza. Imana ibahereza umugisha. Amena.